nibwo bwa mbere umuntu yafungwa, benshi bikabatera urujijo bibaza icyo yaba yafungiwe, nyuma y'uko byumvikanye ko yafunzwe ariko ntibivugweho na rumwe na buri umwe wese kuva mu buto bwe, dore ko yakundwaga na benshi ari umwana akiri muto akiga ku kigo cy'amashuri atangira cyangwa se abanza. Uyu mwana yarakundwaga cyane, dore yuko wabaga wamugereranya n'umukobwa bitewe n'iminwa yari afite, uruhanga rwe, imiterere ye n'uko yasaga. Iyo wabaga wamwambika ijapo cyangwa se ikanzu ukamushyira mu bandi bakobwa, naho yabaga ataniye n'umukobwa mugenzi we, kuko yari afite imiterere yose, haba amaso yari ateye nk'abakobwa. Ubundi uyu muntu ni muntu ki? Ateye ute? Akunda iki? Yanga iki? Yakuze ate? Aravugwaho iki? Ese kubera iki yafunzwe? Yafunzwe azira iki? Amazina ye bakaba bamwita Semuhungu, ariko hano mu Rwanda bakaba bamwita Semuhungu Eric, ariko hamwe yakuriye ariho bita muri Amerika bamwitaga Eric gusa. Ushobora kwibaza ngo Eric ryavuye he, cyangwa se Semuhungu buryo ryavuye he? Uyu mwana akiri mutoya mu myaka nka 20 cyangwa se 19 yagaragaraga nk'abakobwa, dore ko n'imiterere ye n'amaguru ye, mu koroha kwe, umubiri we, uburyo yiyogosheshagamo yari ameze nk'abakobwa. Semuhungu Eric yakunze kugaragara no kurangwa amagambo yoroheje kandi avuga nk'abakobwa. Ibi nibyo byatumaga yitiranwa rero bakamwita amazina atandukanye cy'abakobwa n'andi mazina menshi akiri hano mu Rwanda. Uyu mwana mu gukura kwe, dore ko afite n'abavandimwe, akaba afite n'ababyeyi na mama we. Semuhungu Eric akimara kuva hano mu gihugu cy'u Rwanda akinjira mu gihugu cya Amerika, dore yuko hari umushuti we wari waragiyeyo mbere wamuhamagaye se cyangwa se amujyanayo. Agezeyo byavuzwe yuko yaje gusezerana n'umugabo mugenzi we bahuje igitsina, umwe aba umugore undi aba umugabo. Ariko muri aka kanya ntawamenye intandaro, uburyo yaje n'icyo yahunze n'icyatumye agera no mu Rwanda ameze nk'aho ahunze cyangwa se atorotse, dore yuko muri Amerika hari amafaranga menshi cyane. Ubundi se Semuhungu cyangwa se Eric ari gushinjwa iki? Niki kiri kumuvugaho cyatumye bamufunga? Njye wumva nkaba ndi kukugezaho n'iyo nkuru, banyita Biranze kabiri. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, tera agatebe maze wicare, ubundi mpuzaniye inkuru yose irambuye, ubundi umve icyo Semuhungu ari kuzira, umve niba ari byo cyangwa se niba atari byo. Nguhaye ikaze. Benshi mu bantu bakomeje kumenya Semuhungu cyangwa se iri zina ngo ni Semuhungu. Ubundi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Semuhungu akimara kuhagera, dore yuko yaratunzwe n'ubuhosta cyangwa se bimwe bita guhostinga, aho umuntu aba ari icyamamare, afite amafaranga cyangwa se afite izina rizwi, akaba yaza mu kabari kawe, ubundi abakiriya cyangwa se inshuti ze n'abavandimwe n'abamukunda bose bakamukurikira. Iyo bamenye ko uwo muntu ari buze nko mu kabari kawe, uwo muntu bahita baza ari abakiriya benshi bakanywa, maze ndetse nawe wahostinze maze ukabihemberwa. Bitunze abantu benshi, gusa hari abagiye babyijandikamo ndetse bikaba bitarabaviremo ibintu bitari byiza, bitewe n'uko bamwe mu bakobwa bagiye babikora ubuhosta bagiye bitwa indaya bitewe n'uburyo bacuruzaga imibiri yabo. Si icyo cyatuzinduye, ahubwo turi ku nkuru ya Semuhungu yakomeje guteza urujijo hano ku nkoranyambaga. Ibinyamakuru bitandukanye bikaba biri kumuvugwaho, batazi icyo ari kuzira, batazi icyo yafatiwe. Ubundi mu busanzwe iyo umuntu bamufashe, RIB ihita itangaza ko bafunze umuntu runaka, ariko bagahita banatangaza icyo bamufatiye n'icyo ari kuzira. Kuri Semuhungu siko biri, dore yuko Semuhungu ntabwo higize hatangazwa icyo azira, ahubwo hatangajwe ko Semuhungu bamufashe Eric. Ibindi byahise bigirwa ibanga, ntabwo tuzi ikibyihishe inyuma. Semuhungu akinjira mu gihugu cy'u Rwanda yari afite amafaranga menshi cyane, dore yuko afite amazu menshi, afite n'ibikorwa remezo byinshi yubatse hano. Ni umunyarwanda, nubwo yari ameze nk'aho yagiye muri Amerika mu buryo butunguranye, ntawamenya icyamujyanye, ntawamenya n'icyamugaruye. Semuhungu iyo umurebye, iyo yakuyeho umusatsi cyangwa se akaba yakwambara puranke, iyo umurebye uramutse umukuyeho ubugabo ugateraho ubugore ukamwambika ijipo cyangwa se ikanzu, ubona ari umugore nyamugore, wenda ko ubugabo n'ikiburira. Abenshi bavuga yuko Semuhungu yibagishije iminwa ndetse yibagisha ingohi, ndetse aragenda uruhu rwe baragworoshya. Abamwegereye cyane ndetse cyangwa babaye hafi ye bavuga ko Semuhungu
Semuhungu yambara amakariso y'abagore ndetse yambara nk'abagore no mu rugo, aba mbese ameze nk'aho ari umugore neza neza, ubundi niko aba yitereye. Ubwo ni Semuhungu. Ubundi Semuhungu yazize iki nyirizina? Benshi bari kuvuga Semuhungu yuko ibintu yaba yazize ari rya zina rye akunda kwamamaza rijyanye n'ubutinganyi, cyangwa se akaba agaragara nk'umutinganyi. Ntawamenya, hari ibintu biba bitatureba ariko hari n'ibiba bitureba. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo ese ararwana agira amahane, abandi ati se yaramwe yarasinda, ese yaragonze, byagenze gute? Yafashe umukobwa ku ngufu se, byagenze bite? Abantu benshi bikaba rero ari inkuru yakomeje gucaracara ku nkoranyambuga, abantu benshi bakomeza kwibaza ngo ese byagenze bite? Nawe ushobora kwibaza ngo kuko Semuhungu niwe bamufunze yakoze iki? Turamwumva yarwanye, turamwumva yanduranyije, ariko benshi bari kuvuga ati wasanga ari rya zina rye ari kuzira. Iri zina ni benshi bagiye barizira ariko ntibamenye icyo bazira. Si ngombwa ko ndivuga ngo ndihamirizo cyangwa ngicareho, buri wese ararizi. Ushobora kurivuga cyangwa se ukazanarivumba, ariko murarize iri zina ntiryemewe. No kurivuga buri umuntu abatitira. Ni izina ritemewe hano mu Rwanda, ariko rikunda gukoreshwa bwihishwa mu buryo bw'ibanga, ariko bidasa neza. Uzasanga mu rubyiruko rwinshi rukomeza narwo kumva ko rwaba ngo nka gutya, ariko ntibari byiza. Uyu mugabo akimara no kugera mu Rwanda yavuze ko mu buhamya yatanze, yavuze ko yakundanye n'umugabo, dore yuko babanaga mu nzu nk'umugabo ku mugabo, ariko mu muco wabo akaba harimo umugabo umwe ari umugore. Bivuga ko Semuhungu we yari umugore, yibaze uwo bari kumwe nawe yari umugabo, ariko we akaba ari wari umugabo. Ubwo ntumbaze byinshi, kuko umugabo ku mugabo ntiwamenya umugore ngo no cyangwa uyu ni umugabo, byo ntibinandeba. Ariko urebye Semuhungu ku maso he n'uburyo yaje yimurika, yiyogosheshe, yigira igipara n'iminwa ye, dore yuko bivuga ko ashobora kuba yaragiye kwibagisha iminwa kugira ibe minini inabyibuhe imere nk'iy'abagore, imwe bita mashajari. Nta kindi ngo yaje gukoresha, akaba ngo yarakoresheje n'ingohe bakazigira nini cyane nk'iz'abagore. Semuhungu utamuzi akambara ikanzu, agashyiramo cya kibuno cy'ikigurano, akajya mu bandi bakobwa wagira ngo ni umugore. Ku maso ho, uruhanga rwe, imiterere ye, byose ni amayobera. Ngaho rero inkuru ya Semuhungu ikomeje gucaracara hirya no hino, bakomeza no kwibaza ngo ese Semuhungu noneho byagenze biti? Birimo urujijo, biteye ubwoba. Ubwo ngaho nawe tuzamenya icyo yaba yarashize, niba ari cyo cyangwa se atari cyo ntawamenya.